Inshuti, inshuti. Umunyarwanda aciye umugani ati inshuti ibona mu byago. Ese koko kutagira inshuti nyinshi byaba ari byiza cyangwa byaba ari bibi? Umugabo baramamaje bati kubaho utagira inshuti ubigenza ute kugira ngo ubeho utagira inshuti, cyangwa se ubaho ute udafite inshuti? Hanyuma we arabasubiza ati kugira ngo mbeho ntagira inshuti numvaga ari ibintu bidashoboka, ariko naje kubona ko bishoboka. Mbere nabonaga inshuti ari nka diyama, ariko nyuma y'igihe nzisuzuma neza naje gusanga za diyama zose ari fake, cyangwa se ari ibicupuri, nta gaciro zifite. Hari igihe ugera ukavuga uti ku isi yose nta diyama ihari, cyangwa se diyama zose zihari ni fake, ni pirate. Tuzigeranyije n'izo nshuti nyine, inshuti zose wari ufite iyo zije kugutenguha nibwo ubona ko nta nshuti ukeneye. Hari igitabo cy'umunyanoruveje yanditse cyavugaga ku mwana wari inshuti n'igiti cya pome cyangwa apple. Hanyuma uwo mugabo yaranditse agira ati umwana yabaye inshuti n'igiti cya pome, cyabaga cyonyine gihora ahantu hamwe kigira irungu. Hanyuma kiza kwibonera inshuti y'akana kuko cyari gifite amapome yeraho, akana kakaza kuyasoroma akayarya. Hanyuma akana kaza kumara igihe katagera kuri icyo giti, hanyuma aho kagarukiye gasanga igiti cyararakaye, cyagize umujinya, kibaza umwana kiti kubera icyo udaheruka hano nshuti yanjye? Umwana asubiza icyo giti ati nari naragiye kureba umwami, kuko umwami afite amafaranga kandi ndayakeneye. Hanyuma rero igiti kibwira umwana kiti nanjye mfite pome nyinshi kandi ziryoshye, ujye uza uzirye, izindi uzisorome ujye kuzigurisha, hanyuma ubone ayo mafaranga. Umwana aremera, hanyuma arabikora, ariko nyuma arongera aragenda amara iminsi ataza gusura icyo giti cyari inshuti ye. Hanyuma nyuma aza kongera kugaruka hashize igihe, hanyuma cya giti kirongera kiramurakarira, kiramubaza kiti kudaheruka hano nshuti yanjye, wagiye hehe, waburiye he? Hanyuma umwana arakibwira ati burya simfite aho mba, ndi mayibobo, ndi marine cyangwa se ho muresi, ntabwo mfite aho mba, nta nzu ngira. Hanyuma nari naragiye gushakisha iyo mba narazerereye nyine. Hanyuma igiti kibwira umwana kiti mfite amashami meza, ujye uza nkutwikire, cyangwa se utemeho amashami n'ibiti byose, wubaka inzu hano iruhande rwanjye, hanyuma uyibemo duhorane hano, nzaguha ibyo ushaka byose, uzajya urya pome zanjye, imbuto zanjye uzajya usoroma ugurishe, hanyuma kandi amashami yanjye uzayifashisha wubaka inzu hano tugumane. Hanyuma rero umwana yaje kugitema cyose arakimara kugira ngo yubake inzu. Nibwo icyo giti cyaje kumenya ko inshuti burya atari ngombwa, atari n'itegeko kuzigira, kuko urumva cyabuze byose, ari imbuto ari iki byose, ibyo cyakoreye umwana byose ntabwo umwana yashimye, ahubwo byarangiye agitemye arakirangiza, kiruma kirashira, kuko yari yacyubakishije nyine cyose aragitema gishiraho. Hanyuma rero muri iyi nkuru twakuramo irihe somo? Ntabwo twavuga ngo inshuti zose ni mbi cyangwa zose zizaguhemukira, ahubwo si ngombwa kugira inshuti, si itegeko, kandi no kugira nkeya ariko z'ingirakamaro nibyo byiza, nibyo dukeneye. Ntabwo umuntu yagendera kuri bya bindi by'abantu bakora bizinesi bavuga ngo abantu ni ibintu,
abanyabizinesi cyangwa abashaka amafaranga, nabyo nibyo gushaka abantu ukamenya n'abantu benshi nibyo birakwamamariza cyangwa bigatuma ugira abakiriya, ariko ntabwo abo bari inshuti zawe. Inshuti ni ya nshuti nyanshuti nyine mumenyana mukabwirana amabanga, hanyuma mukamera nk'abavandimwe, mukamera nk'umuryango. Abo rero ntabwo ari ngombwa kugira benshi, nta nubwo ari byiza cyane, kuko niho uzasangamo bamwe muri bo baguhemukiye, abandi bakugambaniye, abandi bakumeneye amabanga. Ahubwo icyiza wagira bake b'ingirakamaro, niyo wabura n'umwe ariko byaruta kugira benshi batari ingirakamaro cyangwa se harimo ab'indyarya. Igitekerezo cyari icyo, mbibutsa gukanda follow, like, subscribe no gusharinga kugira ngo dukomeze kumva inkuru z'ubwenge nk'izi. Murakoze cyane, umunsi mwiza, ibihe byiza, Imana ibane namwe kandi barinde.